twavuga ngo ubukirisitu bwatangiye kugenda bukonja guhera mu rubyiruko, ukabona ko bigenda butwotora bifata kandi intera ikomeye cyane. Hari ibibazo byinshi cyane twagiye muvuga nabyo nifuza ko tuzabiganiraho mu minsi iri imbere, hanyuma tubihe umurongo, ariko ndagira ngo mbibabwire nuko nyuma y'iyo miryango y'Itorero Gatolika twifuza ko urubyiruko, hari benshi ubu ngubu mbabwe ngo bazamura akaboko abacikwe n'amasakaramentu barari benshi, kandi impamvu dutanga ni zirahari zitandukanye cyane, ariko cyane cyane bigatanye ngo ituro, siko mubivuga ituro, ngo ndashaka ko n'icyo kibazo turi muri yubile twafunga umuryango w'impuhwe z'Imana, hari ingabire z'Imana tugomba kwakira muri kino gihe cya yubile. Nkaba nifuza ko urubyiruko cyane cyane rwacikanywe ku mpamvu zitandukanye, usanga bacikanywe n'amasakaramentu cyangwa baracikije, turifuza ko muri no mwaka wa yubile, ariko atari muri yubile gusa, usibye ko tuzava muri yubile twebwe twinjira mu yindi y'imyaka 50 diyoseze yacu ya Byumba ishinzwe, tuzahimbaza muri 31. Urubyiruko rwacikanywe n'amasakaramentu, turifuza yuko urubyiruko rundi muri miryango y'Itorero Gatolika, ariko n'abandi mu makoraniro, haba ububyutse, ubwigishwa, hanyuma umwaka utaha kugira ngo dufate umwanya wo kwigishwa no kwitegura neza. Umwaka utaha ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa mbere ni umunsi w'urubyiruko ku rwego rw'igihugu duhimbaza hirya no hino. Tuzabona turi muri yubile nyirizina imyaka turi muri 2025. Nkifuza yuko uwo munsi ikizawuranga hose nuko urubyiruko ruzarwaritegura amasakaramentu kuri uwo munsi ruzayahabwa. Ibyo kandi bikazakorwa rwose, nifuza ko bizakorwa bafashijwe n'urundi rubyiruko. Ubu rero ni kugira ngo dutangire, tugiye kwinjira mu mwaka w'ikenabusho mushya, kugira ngo mwinjiremo, mwitegure, babategure, za nzitizi zihari zigwe, zisuzumwe, ziveho. Ntabwo tugomba kuba inzitizi, ntabwo nizo tugomba kubakiraho, ahubwo tugomba gufungura amarembo tukari imbere, kandi byose bikagenda binyuze mu mucyo ugaragara, udufasha gukura mu kwemera, ukadufasha no kurushaho kubaka kiliziya yacu. Ubwo rubyiruko rero rwacikanywe n'amasakaramentu, nabo twifuza ko muri no ngabire ya yubile, ariko na nyuma yaho ko ubwo butumwa bukorwa. Ntifuza kandi ko urubyiruko muri mwe barahari, havamo abakateshiste bagategura urwo rubyiruko rundi, abasaserdoti bakabafasha. Ubwo butumwa tuzabuganiraho mu minsi iri imbere n'abasaserdoti baze bagezeho. Niba babwira rero muzahite mubaduka vuba cyane kugira ngo none iyo gahunda tuyigemo, ariko ntibigarukira aho ngaho, ahubwo dukomeze twubake kiliziya yacu twivugurura mu bukirisitu bwacu. Hanyuma ikindi nuko hari turimo kwitegura gahunda zitandukanye zo kuhimbaza yubile mu kwezi kwa 8. Padiri Umuniye ku rwego rw'igihugu ari hano, ushinzwe icyano cy'urubyiruko mu nama y'Episkopi, Padiri Alexis nawe ndaje kucyababwiraho, nuko turimo gutegura forum y'urubyiruko na yubile y'urubyiruko izabera muri diyoseze ya Ruhengeri. Nayo imyiteguro muri diyoseze nzi ko irimbanyije, ubwo abari hano murabyumva murabizi, ariko no by'umwihariko nuko twebwe nk'abajene ba diyoseze Gatolika ya Byumba, kubera ko bose twese ntabwo dushobora kujya mu Ruhengeri, hari urugendo nyobokamana twateguye tuzakorera i Kibeho ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 8. Nkaba barabaritse ndabizi, nkaba mbararitse kugira ngo tuzitabire urwo rugendo nyobokamana i Kibeho. Abanyeshuri bazaba bari mu biruhuko benshi bahari, ababyeyi cyane abagira ngo mufashe urubyiruko rwanyu, mufashe urubyiruko gutegura neza urwo rugendo nyobokamana. Narababwiye tuzaba dufite n'umushyitsi waje kudusura, umwepiskopi mu diyoseze ya Luka mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba ari ashinzwe komisiyo y'ikenabusho ry'urubyiruko mu nama y'Episkopi Gatolika bo mu Butaliyani. Azaba ari hano iwacu rero muri diyoseze ya Byumba.